bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Murakaza neza nanone kuri gahunda Imana ikomeje kuduha kugira ngo dusangire kandi turyoherwe n'ijambo ryayo. Twageze ku cyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia umwaka A. Mbere twajyaga tuganira ndi mu misozi miremire hagati y'inyanja n'iyo misozi miremire mu majyaruguru. Ubu ngubu rero turimo turaganira ndi Roma, umurwa mukuru w'Ubutaliyani. Ubwo rero dukomeze turyoherwe n'iryo jambo ry'Imana, kandi ndabashimira yuko igihe cyose mwitabira n'ubwo bwose bigoye, nzi ko internet igoye ihenda mu Rwanda, ariko muri hangana mukaza tugasangira iri jambo ry'Imana, hanyuma no kumbuga ngurukana bumenyi ijambo ry'Imana rikavugirwa kandi rikaryohera abantu. Ndabibutsa rero ko twageze turi mu kwezi kwa 10, twatangiye ukwezi kwa 10, ukwezi kweguriwe umubyeyi wacu Bikira Mariya. Tugende dusenge tuvuga ishapure, kandi dusabira ngo iyogezabutumwa rigende neza, kandi abantu bose bitabire kogeza inkuru nziza y'ijambo ry'Imana, bemera nyine no guhindurwa naryo. Twize kuvuga ishapure rero n'ubungubu mubyibuke, hanyuma buri wese afate n'ingamba zo kwigisha abatayizi cyangwa zo kwiyibutsa abayibagiwe. Tugaruke rero kuri kw'ivanjiri ya Yezu aratubwira inkuru idashimishije y'abantu babicanye. Yarabanjije yabwiraga abamutegaga amatwi inkuru uriya mugani w'umuntu wafashe umurima we arawutunganya neza, awuteramo imizabibu, hanyuma umurima rwose uhita utera amabengeza, niko kuwushinga abantu arigendera. Ariko bumvikana yuko abo bantu nyine bazajya batanga imbuto uko igihe kigeze. Yohereza abantu ba mbere gufata izo mbuto, ashwida barabivugana, aba kabiri barabivugana, none baravuga ati reka nohereze umwana wanjye we ahari bazamwubaha, ntacyo bazamutwara, ariko n'umwana we baramwivuganye. Noneho Yezu abaza abo bamwumvaga bati ese mwumva abo bantu umuntu yabagenza ate? Niko gusubiza bihuse ngo bazabakatira urwo bagenewe abavuna mu hateto. Ariko iyo hari tugomba guca imanza, kenshi na kenshi usanga tubyitabira. Ntabwo bigeze bumva yuko uwo mugani Yezu yawubaciraga. Ivanjiri rero natwe nitwe bibwira bwa mbere na mbere. Nitwihutire guca imanza, ahubwo twumve ko imigani Yezu aca, ijambo atubwira ari twebwe rireba bwa mbere na mbere, hanyuma rikareba nyine n'abantu bose. Icyo nicyo cya mbere twigira muri Ivanjiri. Icya kabiri rero, ingoma y'Imana twarayihawe. Imana yashyize mu biganza byacu no mu mutima wacu ingoma yayo, kandi itegereje yuko iyo ngoma yera imbuto nyinshi, kandi izo mbuto ni imbuto z'urukundo, imbuto z'ibyishimo, imbuto z'amahoro, ariko cyane cyane imbuto z'ubwiyunge. Bavandimwe rero, twera imbuto, ingoma y'Imana turimo ni yera imbuto, izo mbuto zose kandi zigaragarira bose, zikanabafasha no kugarukira Imana. Yezu rero akongera hati, icyo ni icya gatatu, ngo nimba izo mbuto zitabonetse, Imana izabambura iyo ngoma yayo, hanyuma iyigabire abashobora kuyibyaza umusaruro. Ariko se bavandimwe, dutegereze ko Imana izikatwambura ingoma yayo yaduhaye? Oya, ntibikabe. Ahubwo buri wese akora ibishoboka kugira ngo ingoma y'Imana idutuyemo rwagati, ingoma y'Imana ituye mu mutima wacu, ibyara imbuto, yera imbuto zigaragarira buri wese, kandi zituma abantu bose bumva yuko inkuru nziza ari ingirakamaro, kandi inkuru nziza tuyikeneye mu buzima bwa buri muntu wese. Iyo nkuru za Yezu Kristo rero nidufashe kugira ngo dukomeze tugendane, kandi twishimire kuba abakristo, twishimire kuba abakristo, ndetse twishimire no kuba turi nyine mu muzabibu we, ari we Kiliziya y'Imana. Nkuko rero bisanzwe, mugende murebe muri Bibiliya zanyu, ni Ivanjiri y'uyu munsi yanditswe na Matayo ku mutwe wa 21 kuva ku murongo wa 33 kugeza ku wa 43.
mukore ibishoboka byose kugira ngo iyo vanjiri muyisomere muri Bibiliya, kandi nibishoboka munayisangire n'abo mubana ndetse n'abaturanyi. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.